umusamariyakazi ahura na Yesu yashyize inyota yo gukora icyaha kundi, agira kunyurwa muri we, ubuzima bwe burahinduka, aba mushya kuva uwo munsi. Abantu barabimenya. Yari afite abagabo 5 ndetse n'uwo yari kumwe nawe yabanaga nawe uwo munsi ahura na Yesu ntiyari uwe, niko birivuga. Ariko kuva uwo munsi ahuye na Yesu, Yesu amuha ku mazi. Amazi asobanura kunyurwa, amazi asobanura ubugingo buhoraho. Atangirana na Yesu urugendo, uwo munsi ibintu birahinduka. Hari igihe mu buzima dushaka amafaranga, ukavuga uti ningira ingana gutya y'amafaranga nzanyurwa, nimbona umugore umeze gutya, umugabo umeze gutya nzanyurwa, ningira success iyi nzanyurwa. Ibyo wifuza byose ukabivuga, ningera kuri iyi ntego nzanyurwa, ariko ukabigira byose ntunyurwe. Ukagira inyota yo gukora icyaha kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ugambirira ikintu cyose, ugambirira gusambana ukabishobora, ugambirira kubeshya, ukagira inyota yo gukora icyaha bikakubana ubuzima, ukabubamo gutyo, umeze gutyo. Ariko Yesu avuze ijambo rikomeye cyane: abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, munyikoreze imitwaro yanyu. Yohana 4:14, Yesu aravuga ngo umuntu wese unywa ku mazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi. N'amazi y'ubugingo, n'amazi amara ikintu cyitwa kutanyurwa, ukamera, ukanyurwa n'uriwe, ukanyurwa n'ukubayeho, ukanyurwa na Kristo gusa uri muri wowe, ukabana na Kristo, ukanyurwa na Kristo uri muri wowe. Igisubizo nta kindi rero, urasabwa kwizera Kristo. Niwe umara inyota yo gukora icyaha, niwe utanga kunyurwa mu buzima, niwe utanga amahoro y'umutima, niwe byose mu buzima bwacu. Shalom.